Induru urusaku haraka ntambaraga kugenda mbere siko kugerayo ndikije bugufi ndazasangayo ndangira nabanje induru rakeye kigore kigarutse ntarayirangiza cyane none n'ibitenge mana sinonda bangiye rahe kushabone nje wakijya sigutya azukuranye cyambera cyane gutya ubino kandi akoma baje bafite amakanzu meza byambara gute se ibingibi kandi ja mwese niko byishe uguri mu biki sobanurira uri mu biki mu myenda yanjye nandi kureba nyine ahantu nahera nyine nyifurane wambwiye ko nzayamera ku mugono se ninjye gutangira gufura imyenda no kuyambara bihuriye hehe uranyambarira imyenda byagenze bite ntabwo nandi kuyambara nyine nandi kurana hari ico niko byishimo kishimana n'iminsi niko iyi myenda nagusigiye ubu simvuye gutekera mama baby sombe sinyihishije sinamugaburiye nkamutekera n'ibikoma n'ibiki byose niyo myenda ukimesa cyangwa uri muri ayipimu yigera unyambarira imyenda gute byishe baburi unsobanurire neza wa musazi we ntago ari ukuyambara pe wenda nuko usanze nari ngufashe gutya urikumva ndi kugira nyine ndeba kuntu ahantu haba hari ikizinga ariko ntago ari ukuyambara nuko simbonye ukenyeye igitenge neza wanafunze n'ibishumi wagwa fungwa n'iminsi nta soni ibyo gakagwasuzugura umaze kumenyera nakameze gute byishe sobanurira komaje nuko ntago ari ukumenyera rwose kandi reko rero nkubwire wa muhungu ndabona umaze kumenyera wamba bareko umaze kumenyera uba wariye amaso nako imiceri yanjye n'ibinyamazi hazo wangize ugahagira mu myenda yanjye ubu se nk'imyenda igenda gusi imvura igiye kugwa urayanika ryari ariko urabona wenda ikibazo cy'imyenda cyo nawe wacyumva urabona wansize ndi gukoropa tukuramo ibyo bivuna mu by'ibi ekuteri nasonye mbura umuntu nyingurira ubundi se riraremba ko nsanze rifunguye waharangaje gute nasonye nibyo bya ekuteri byo uri mu matwi mbura umuntu nkingurira niko byishe warasaze cyangwa geti neza sanze urugero ufunguye hanyuma babantu katagitangiye no kundusha umva ceceka ntakwereka bana b'ingegero rwo batoragura utuntu mu ngo iyo binjira bakakwinjirana bakinjirana muri salo bagatwara televiziyo wari kumbwira ngo ako nyine wasanga wenda ari babana n'undi bahafunga naho nge ndumva nari nahakinze rwo n'urufunguzo ndarufite reka ndukwereka ahubwo nyine wasanga ari wa mushiki wanjye wahakinguye ariko kimeze nukuri pe nta nisonereka reka ro nkubwire bibubwa mbere n'ubwanyu umumenyera gutya byishe uranyumva neza nta soni imyenda njye urifata urayigera ukipima ukenyera ukagira gute kandi umaze guhaga reka nkubwire ibintu ni bibiri kandi umaze kurengwa nintagukata ndakwirukana ibintu ni bibiri hitamo ibintu bibiri ngenda gukata amafaranga nk'ibihumbi 5 maze wumva ukuntu ikosa amakosa wakoze ingaruka yabyo mu 15 mpembe ubu nunkata bitonda wansigaranye hanyuma ibyo urya hano mu rugo ni wirugo ufiningiza imiceri n'amasamake n'ibiki iwanyu mwaryaga amasamake wa mugabo kandi nge abantu byashu haguruka aho ngaho si ugenda nteri seseme gusa nge wenda kwiruka rundi titwara neza nta soni nuko basi ndakwinginze wenda kunyirukana byo wenda tubire wenda nimba ari ukunkata nkate ariko kunyirukana nyine urumva ubose unyirukanye umuceri wanga urumva nazongera kurya gute wamba bariye nundi tugenda uryibujuga by'iwanyu sibyo kuri umubyeyi koko waciye ubukamba bari uje ubona ngo nabi taruko natangiye kwiterekesha amaso waciye ubukoko mbese ubwo uragira ngo nkugirire impuhwe wenda pe wenda n'uri uzajyemo 10,000 ariko reka none naje niriye wenda mbe nk'umwana mu rugo hari ikintu byatwara byishimo reka nkubwire ndakubwiye ngo bibu bwa mbere n'ubwaka ngahe subiramo n'ubwanyuma umenyera bigeze aho ngaho nutisubiraho ndakwirukana yego singukase ndakubabariye ariko mabuja urakoze rwose bijyana kwirukose ngo ni rumesi yo myenda yanike vuba vuba ruyirangiza ahubwo hari wa mama hararagura yaje kugushaka wazi kugusuka unsuka si ibingi bifite yabi umubwire nawe ntamenyere
ko abantu batagira imirimo muri karitsiye baba batesha abantu umutwe. Ibi mfite se yabigaye, ibi ngibi mfite yabigaye. Njye ntago mbizi. Messi iyo myenda nkuraho urugambo kugira n'utugambo twinshi. Messi iyo myenda uyirangize uyanike ukomeze indi mirimo. Ntukajye untesha umutwe. Sawa urakoze. Nese saa sita turarya iki? Harya umuriro. Njyewe nari isombe mvuye gutekera umubyeyi wawe wirwariza. Niba ukora umushyushyo simbizi muri firigo harimo ibintu byinshi. Ibyo birakureba. Komanya gasanisha igitondo kibi n'icyo. Nguyu umunyagwa waje. Cyangwa wamwita Ted nakatadere mu nda yisi. Haramu bigenda by'abana yenda bifura. Abana baranduta ariko ngari nje ubafurira. Ndibira nk'iki gikanzu. Komanya ariko none uko byagenda kose. Ibyo bya ntago nabi haraza. Yes, Mom. Ese kubona wicyatuye wisize winyataguye ugiye he muri aya masaha? Mangiye kureba abashuti banjye. Abashuti bari muri iki gitondo papa? Sima. Nusu gwajya muri iki hano. Izi saa yine ugiye he muri iki gitondo? Basohoka se mu gitondo? Sima, ubu kuko ugira ngo nkore iki hano. Urabizi nta kintu bari gukora hano. Ubu no gutembera nkajya kureba inshuti zanjye kuri byo birakwangamiye. Ni mu yumvire. Iki ni igitangaza none. Ariko se bivareka nkubaza. Ibyawe bizaba ibyo kugenda gusa. Ubyuka ugenda urara amajoro ninde watashye yasinze ni bava, ninde watashye barandata mu muhanda ni bava, ninde batoraguye yambaye ubusa ni bava. Nkuko kumva ari cyo kintu kikunejeje kiguhesha agaciro muri iyi si ya Nyagasani. Bava! Ma! Uranshaka nk'ikiko. Ni ikimba nakubangamiye. Niba vuga ngo ngiye kureba inshuti zanjye, ngiye kureba inshuti zanjye, ndi umuntu mukuru nzi kwicunga. Ma uranshaka w'ikiko, mbaze ikiko wayumva barira koko. Hari ikintu mba nagutwaye. Cyokora ikintu gitangaza. Ariko se mana, ubu uzagira stress zabyishimo muri hariya. Ngira stress z'umwana nibyariye amezi 9 nkamutwita. Narangiza nkamusa mushyira ku ibere. Nawe ntesha umutwe niko vava. Uku myaka yawe urabona ari imyaka yo kubyuka ugenda ukarara ugenda ukaba umugenda gusa. Ntushobora no kwicara ngo witekerezeho. None se ugiye he niba atari ibanga? Ugiye he? Nakubwiye ngo ugiye kureba inshuti zanjye. Mugiye gukora iki? Tujye guhura tuganire twaratembera. Mungu we. Ako se bikamubaza ikibazo kimwe. Uzanyubaha ryari ndi nyoko? Masi nkubaha. Unyubahishije iki se? Ufata urugendo ukagenda utambwiye, simenye n'ikikujyanye, nurimo no kushaka kumbwira aho mugiye kugira ngo nuzagera n'ikibazo umenya aho nzagutoragura. Nike bava ugiye hehe? Abantu ugiye kureba n'abashuti banjye barizewe n'abana beza, tuba turi butembere tugasangira, nta bindi biba birenze mama. Reka rero nkubwire uwo mukobwa umaze kundambira. Umaze kugira gute? Kundambira. Ma mbwira niba undambiwe muri iyi nzu yawe. Aka kanya mpita nzinga ibintu byanjye bitajya kuba muri gate. N'izina ryakumbana oya vava rwose n'izina rya Yesu. Abasimu bashi. Abana rekarata ntabwo nkubwiye rwose bijye kuba muri gate. Oya mba uyabimbwire neza ubice hirya no hino ngiye mbwira ngo ndakurambiwe. Imbere y'Imana. Uyu munsi ngewe nojya kubona muri urugo rwawe. Umenye ko ntari fa. Umva mwana wanjye oya ngaho basicururuka. Ntabwo rwose nifuza kuva hano. Ahangaha iwanyu nta kintu ubuze. Oya vava umva mwana wawe. Iyo ntega amatwi please ngaho basintega amatwi. Ntacyo reka nkwemerera ugende rwose ugende uhure n'izo nshuti zawe. Ariko rwose ibintu byo kujya muri ghetto ntabwo nabyemera, ntabwo mbivuze ntabwo nigeze nanabirota. Ngaho rwose reka nkubohora ugende ariko utahe kare. Reka mwana wanjye banzu nyumve. Reka basi ntega amatwi bwa rimwe.
impamvu mbagira rega nishyaka mba ngufitiye mbagira ngo utagira ibibazo utagira ibizazane bava ariko ntukajya undeba gutyo nyamuneka ndi nyuma mwese bari gukora ubangamiye oya rwose cururuka ntabwo mbivuze ngaho nyine reka ngewe ngende ntembere gato leta garuka rigaramuhinda ese mama ntabwo uri butindi wumva se ngaho ugenda amahoro ndagukunda sawa mama ariko nibwo shu ntutinde ariko mama shanda kwikunda shava ntutinde sheri ngaho nyaruka yaba tata we umwana wanjye agiye muri ghetto usije waba biteye oya we bava ntuzongere kubitekereza ndagukunda mwana we nzashimishwa no kuguherekeza mwana wanjye Ndi hano nyine ngo nkumve Shazera kamubwire akabazo nshaka kukubaza Subiza ko Fafa mukunda Murakundana tumaranye imyaka igeze muri 5 dukundana ariko Fafa yarananiye akurika mubaze uzi gutuvuga ngo Fafa yarakunaniye nukungira mukobwa gukunda je reka mubwire ikintu kigaragaza ko atankunda ni gute mumagara umuntu saa 8 z'ijoro mwumva yasinze kunkunda ashobora kuba nkunda birumvikana ariko imico yirirwa agendamo cyewe birandambiye umve ngo birandambiye kari inshuti yawe wamba bari ukamumfasha koko Zera kamubwire ntabwo ibintu byose twifuza yuko bigenda neza ariko nyine byeta bigenda neza ariko bitewe n'ukuntu wowe na Vava mukundana nzi neza ko nizo nzoga wowe bishatse yazireka ko Vava rigere gukunda ntabwo ari umwana mubara numva Zera kamubwire wamuganiriza biri n'ukuri ese nk'ubu kuri inshuti ye kuva umva niweho inshuti mwararanaga no muri interina niwe inshuti ahantu hose muri kaminuza mwariganye ahantu hose muragendana kuki basi utamumfasha nisubu nakora iki riga ngiye bagerageza kunyumva ariko uko yakumva inshuti yiwe ntago ariko yakumva shiriwe wowe ugize gutyo ukamugati rero Vavanye ne yuko ugenda gutya nzi neza ko yabikora kuko uriya mukobwa aragukunda pe kandi nawe uramukunda Zera kankubwire ntago nakubeshya sibyo reka nkubwize ukuri singiye kukubeshya Vava mukunda ku rwego nabara abatipe bose ari bavuga ngo impamvu mukunda ngo nuwo mubakire ngo badanje ngiye ntago nkurikiye ibintu by'ubukire bw'iwabo urabizi imyaka namukundiyemo sinari mbizi ko ari no mu ngagari ariko kubera ko mugendana uri inshuti Zera wamfashije basi nawe ugashyiraho akawe biri tutabeshye ubu nagufasha gute Vava rumva pe ni na byinshi namukuyeho ariko reka nkubwire ahantu hose ajya ntago tuba turi kumwe sibyo kandi nukuri ujye umbabara basi wowe ujye umuhamagara mu biganire kuko ubisuzagerirwa umbaza amakuru yiwe umbaza utuntu twose uba ahantu hose ajya Vava ndu umuntu wo kwirirwa mu control we wamuganiriza nukuri wamuganiriza kurusha uko ngiye wagerirwa umbaza Vava hari ikintu nakoze kuri Vava nyine ntacyo utakoze ariko komeza ugerageza naramukunze ndabimwereka yanciye ku bakobwa babaho n'abatabaho bose ndabareka kubera we ushaka ko nkora ikizera kindaza kumuganiriza ndamubwira isu uziko kubona mu nkomeza mubwira buri gihe ngo ngo wiri yavuze uziko n'igihe agira ngo ndi umwanzi we giye maze n'ukuri kw'Imana kumva nyine gora mugira inama uduki kandi ni umuntu mukuru pe azi kwicunga Zera tukiga kaminuza yambwiraga yuko badashaka kubaka ari uko akiri mutoya none ubu tuvugana ko twarangije dufite akazi twese ko mumura mubwiranire reka twubake tubyare hakiri kare n'ubu ngubu akaba yarananiye nzakora iki nyine ntago araba ready erega wamwumva ariko ni nawe ufite uruhare runini kugira ngo umwumvishe niba sakubwiye nyine gutyo ko adakeneye kubaka nawe ukamwereka ko ntacyo bigutwaye kubera iki se utamuganiriza
wamuganiriza kandi nzi ko yabyemera. ntacyo nakoze kandi nawe urabizi ko ntacyo nakoze Wirireka kugira ngo nubake. aya ngiye nimukajye no kuri Imana wirirwa mbaza va ngomba Please, kumukubaza oya, niwe nshuti ye niwe mugendana keretse niba hari bimwe abamo wowe utaburimo ariko ubundi mba ngomba kuba nzi yuko ibyo arimo byose nawe uhari. Ese Vava ni umwana mutoya nzajya nirirwa ngendaho. kankubwire Zera ntako nageze kuri Vava ariko aho bigeze ewana ngiye kubitekerezaho ndebe icyo gukora. Shaburi ngiye nkomeje no kwinjira Vava cyane yazagera aho ngaho ibaze yumvise ko hari ibintu byo nakubwiye ukuntu yamfata ikizima rero ujye umuhamagara mu biganireho ibindi ntago bindeba kandi urabona nsize mu rugo nanakinze reka njye ko zano hantu iwanyu muri no karitsiye yanyu ni heza hari n'utuzi twiza dusuma neza turanahinga twebwe ariko basi nzaza ari n'ibishyimbo byeze mu nyihere nta kibazo ubwo reka ngende basi. Asante. Yego. Kingura ntabwo hakinze. Karibu. Kiriwe neza. Aho. Karibu. Ntabwo nakumenya ariko. Nitwa Zera ndi inshuti ya Vava. Zera. Najyaga numva kuvuga disi. Ni wowe? Yego. Ariko mushaka ko muri inshuti cyane uzi ko kuvuga kenshi. Twayiganye muri segonderi na kaminuza. Wow. Nuko disi. Abantu biganye rero muri n'urungano muziranye bihagije. Mumaranye igihe kinini pe. Umeze neza? Turakomeye. Mu rugo baraho? Baraho. Natwe turakomeye turashima Imana nta kibazo turakomeye pe. Mwavuganye se na Vava? Oya ntabwo twavuganye namuhamagaye afite telefone kandi kwibaza nyine impamvu wenda atitabye fone nicyo cyari gitumye nza hano. Yewe Vava se ko ahora mu minsi mikuru nyabusa wasanga ubwo bari mu rusaku ntabwo yabashije kukumva. Ntabwo ari hano rwose yagiye kare. Ntacyo wenda nazagaruka kumureba nyine nari mpangayikiye. Yego. None se mwana we Vava umbwiye ko muri inshuti ahantu abari muri kumwe hose? Oya nyine turi inshuti kuko twariganye turi n'abaturanyi ariko ahantu henshi akunda kujya nyine ntabwo tuba turi kumwe. Utuye hano hafi se? Uyu hano hepfo rwose mu Rusisiro. Ese ko ntajya nkubona duhurira no mu nzira nibura. Kandi musibe ejo nari ndi hano ariko umenya utari uhari. Ntabwo nari mpari kuko mba narakubonyeho mpaba. None se mbabarira rwose tuganire nk'umubyeyi. Nawe se unywa inzoga? Oya. Ngiye muri church yacu uretse no kwenda muri church batabyemera ntabwo ndigera nanazisomaho. Na wine ntabwo uyinywa? Oya. Ninywera fanta amata. Yego. Wumva abandi bana. Use kubitekereje ute kugira ngo ubishobore kandi muri inshuti ntimusangire inzoga wahora yanyoye. Namubaza ariko se ko umukobwa wanjye kuko kumbona inzoga zikwishe urangiye ubu wowe pe muraganira wanyoye amata wanyoye fanta mugahuza ibiganiro mugakomeza mugashudika niyo myaka yose mumaranye? Nyine ntago duhuza cyane nyine nk'iyo nangiye kumubwira ibintu by'ibirori bigabanye ahita yumva ko ndi umwanzi we nyine agatangira gusa nkaho anyikuyeho. Ariko ngiye kuko nzi ko tudahujwe nyine n'ibyo ngibyo ndakomeza nkamwizirikaho nk'inshuti yanjye ko ndamukunda nyine. Disi Imana ijye guha umugisha. Umva rero Zera nkusabe mwana wanjye nkuko muri inshuti ndakwinginze mbabarira ujye umuba hafi umuganirize kuriya kuntu yitwara. Noneho ngiye nta nanyumva niyo ngerageje kumuhwitura ararakara
akambwira ngo arashaka kwibana ngo niba ngo namubangamiye ngo niba namuhaze reka ngo usabe mwana wanjye umbabarire nubwo bwa mbere nkubonye ngo nubwo ngo hasaye amagambo ariko umbwiye kuri inshuti y'umukobwa wanjye ndagusabye uzambabare ujye umuganiriza buhoro buhoro wenda nawe azatera ikirenge mu cyawe iyo ngerageje nyine kumubwira wenda sinzi ukuntu wabifata itagira ngo ntangiye kumufurira sinzi nimba ubizi afite umukunzi we rero tujya dukunda nyine kumuganiraho umubwira ati se kuki umunaniza iki agahita ambwira ngo ese watwaye nyine ni wa muntu uhita ukubwira ngo twara iki rero urumva kuri nk'umuntu urambirwa nyine wahita ubifata ukuntu ndagukunze ariko disi unyemerere tube inshuti uzajya uhora unsura uzajya uhora unsura uri umwana mwiza cyane numvise ko usenga uzajya unamusengera nanjye ndamusengera buri gihe uko ngiye mu kiliziya mpamagara Yezu nkamubwira Yezu we dore umwana wanjye umukobwa wanjye nkunda cyane nifuza ko ibyiza byose byamubaho nawe rero uzajya umfasha ikibazo njya mubwira ngo tujyane mu materaniro ya nimugoroba kanga shaho ujye umwinginga umushukashuke wenda azemera yego ndaza kanze se ndi kumuhamagara ntanyitabe ariko ndetse amwandikira kuri WhatsApp wenda musabe yuko nimugoroba twajyana gusenga ndebe ko yemera Imana iguha umugisha cyane nakoze none se ugiye ntakuzimaniye oya nta kibazo n'ukuri nyine nuko nari muhangayikiye nibaza impamvu atari kwitaba telefone ariko nzagaruka mama Imana iguha umugisha nakoze cyane kamwirirwe usuriza ababyeyi wirirwe neza nawe naza mumumbwirire ko namushatse ndamubwira mama abandi bana desi sho meze neza meze neza wowe se nanjye meze neza minsi myinshi haraburanye naragukumbuye yego sha ndahari kabisa muri iyi minsi ndahari ugeze ku kintu ntubizi ko ikintu turi buganireho uyu munsi ni ukuntu naguhamagaye ejo saa 8 z'ijoro nkumva sinzi ibintu urimo wasinze shu uratangira none ako narakubwira nta kintu nari ndimo gukora abandi bana bari bantegereje tujye gutemba numva twagiye mu anniversaire nta birenze ariko shena wakabye rwose ako ntabwo ejo bundi twari twavuganye yuko anniversaire cyangwa uturiri runaka uzajyamo uzajya gerageza ugataha kare basi guteze njye nakubwiye ngo ndacyafite umwanya uhagije wo kwishimisha rero ikintu kiba kiguhagakisha sinkizi cyari cyo ariko vava wibuka ko ngukunda birenzeho kubitekereza ntanyi ndagukunda ariko wamaye umwaka narawurengeje tumaranye imyaka 5 ejo bari tumaranye 3 nibwo wambwiye ngo noneho umaye umwaka umwe nihangana ngo tuzabana vava uwo mwaka kurangiye ukabongeye ukabunyengeje undi nzakomeza muri ibyo bintu ikindi cya kabiri ko wambwiye ngo nago washaka ngo umutipe ngo udafite ngo ubushobozi nkakora uko nshoboye ngashakisha akazi muri company zikomeye nkagura iyo nzu waravuze ngo nago wakunda ngo umutipe udafite imodoka ndayigura nta kintu nakoze ngiyewe nawe ugenderaga mu Kigali nk'inzoga nsangira n'abandi bajana mbivamo ngendera ku murongo kugira ngo utazancika none vava urifuza ko nzakora iki kugira ngo urukundo rwacu rufate indi ntera kwere ariko nakubwiye ko nta kindi igisigaye ngiye mu mwaka umwe nanjye ndabanishyize ku murongo ubundi tubane hari ikibazo kibirimo sheri nta kibazo uwo mwaka nk'ubwo n'ubundi nategereje imyaka 5 ikabishize n'undi uwo mwaka ngiye kuwutegereza kubw'urukundo ngukunda vava ndagukunda nitaye ku mafuti yose wirirwamo nitaye ku anniversaire nitaye ku businzi usindamo ngenda gukunda ariko nanjye ndagukunda ariko nawe mwanya ibintu byose urabigira intambara ariko wowe mpereza umwanya umwaka umwe urakunaniye tegereza umwaka umwe wonyine
cyerezo dukora ubukwe tubane tugire urugo ariko ubwo reka nkubaza ubwo urashaka ko rero ko tubana aka kanya nkagenda mpite umugore mpite mbyara ngira abana ntangire kujya nirirwa mu rugo abana barira bagira gute ubwo uzumva njye nawe tegereza uwo mwaka nzana namaze kubyakira ko ngiye kuba umugore koko naho uragira ngo nzanye nsohoka n'ubundi tubana ngusige mu buriri ngiye ngusige mu buriri njye mu kabyiniro cyangwa ese uranyizeza nibuze ko utazakora ituru daje n'ubundi oya ntabwo byashoboka sinjye bigusezeranije se Vava ndagukunda be nanjye ndagukunda cyane ariko nyine wowe tegereza cyari iminsi sibyo ikintu kiri kutwirukansa subwo ni igiki urabizi nanjye ndagukunda mpora mana nyine ahantu hose nicaye mba ngutekereza ariko wowe urashaka kwihutisha ibintu kandi umpaye akanya gato ibintu byagenda neza rega abana nzababyara nzamama mwiza nzakutegereza we gato Vava ndashaka kumbyarira abana nyine agahungu byarira agakobwa hakiri kare dufite imbaraga ngo tubakorere nzababyara sheri wanjye ntugire ikibazo yego iminsi mike humura asurakoze uraho neza karibu uraho neza uraho Esa imbaza kakomeye bava shushu umeze neza ndakubona wabonye umushyitsi nanjye ndaho umeze neza mvuye mu birori ariko nyine byari biryoshye byari buryohe pe karibu murakoze umeze uteze ndaho nabasuye nasanze aho udahari karibu ntacyo ubwo wasanze umukunzi wawe nibaza ko yakwakiriye ese Vava kumona nta kintu afite cyo kunywa ntabwo uzimana umushyitsi sikuri ngiye no kumwakira koko kumana reka zimana umushyitsi atwara tukiganira ntabwo yabitekereje naribi ahandi ariko murakomeye turaho tumeze neza umukecuru araho yaraho yarakize sinaherutse diza ambwira ko yagize crise ya diabete byagenze bite yaragiye kwa muganga bamuteye inshinge ubu byaragabanutse ntabwo yarakira ariko byaragabanutse Imana ishimwe iriya ndwara nayo iragorana kandi iyo umuntu ari mu zabukuru ntabwo biba byoroshye rero nibyo nari nkubwiye ntikuvuga ni ugutaruka nagira ngo nkubaze ese mu minsi ishize mwari mwambwiye agakuru keza ko hari ibintu murimo gutegura mu minsi mike muza kuba mutweretse ibirori bimeze bite ko nategereje amaso agahera mu kirere Nyeri rero